Kwizera Olivier bakunze kwita Gishweka wabaye umuzamu wa Rayon Sport yarashutswe cyane abeshwa ko naramuka avuye muri iyi kipe ya Rayon Sport azahita asinyira ikipe ya APR FC nk'uko amakuru agenda atugeraho. Ibi ngibi Kwizera yarabyiringiye ariko nyamara ntabwo yari azi ko yari arimo kwishuka. Uyu Kwizera Olivier abayobozi ba Rayon Sport baramubwiye yuko bashaka kumwongerera amasezerano yo mu kipe ya Rayon Sport, ariko we akaza kubyanga kubera yuko yari yahawe icyizere gikomeye ko naramuka avuye muri iyi kipe azahita asinyira iyi kipe ya APR FC. Kugeza ubu ngubu uyu Kwizera Olivier nta kipe n'imwe yari yamuganiriza kuva yava muri iyi kipe ya Murera, ikipe y'Abanyarwanda, ikipe ikundwa ndetse ikipe ihorana imigisha umunsi ku munsi. Kugeza ubu ngubu Kwizera Olivier nta kipe afite ndetse n'imyitozo ari kugenda ayisamira ahandi, aho anyuze bari gukora imyitozo nawe ari kugenda akayikora, ariko nta n'ikipe n'imwe yari yamubonamo nk'umuzamu mwiza kugira ngo aze kuba yaza kuyifatira. Kugeza ubu ngubu amakipe ari ku masoko nta n'imwe iri kumwiteza bitewe n'ibintu yakoreye ikipe ya Rayon Sport. Uyu Kwizera Olivier waburiye umugisha mu kipe ya Rayon Sport nta handi ashobora kuwubona, kuko Rayon Sport niyo kipe yonyine ivamo abakinnyi beza, ikavamo abazamu beza, ndetse na niyo kipe ikundwa cyane kurusha andi makipe yose. Kwizera akomeje kwicuza ndetse akomeje no gusaba imbabazi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bitewe n'uburyo ibihe bikomeje kugenda bimubana bibi, kuba yarashutswe ko naramuka avuye muri iyi kipe ya Rayon Sport azabona ikipe imugora, ariko ibyo byose bikomeje kugenda abyanga. Aho ikipe ya Rayon Sport imyitozo rero iraza kuyikomeza uyu munsi nk'ibisanzwe, dore ko turi ku wa mbere, ndetse kandi Rayon Sport irimo yitegura Super Cup tariki ya 27, dore ko izakina n'ikipe ya Polisi, mu gihe kandi kuri finali Rayon Sport naho twabara ko yageze, kuko nta kipe n'imwe izayihangara. Ndetse kandi umutoza Haringingo Francis yatangaje amagambo akomeye cyane uburyo arimo yitegura imikino ubu ngubu, ndetse Rwanda Premier League ikaba yararangije kumenyekanisha amakipe yose Rayon Sport izakina nayo. Ese Rayon Sport ni igiki iri gutegurira abakunzi bayo? Ni igiki irimo iteganyiriza wowe mukunzi wayo? Ese urabibona ute? Ni ibintu rero tukuzaniye, amakuru akomeje kugenda atugeraho 5/5. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera, like, share and comment. Kwizera Olivier bakunze kwita Gishweka ubu ngubu nta kipe n'imwe yari yamubona nk'umuzamu mwiza guhera yava mu kipe ya Rayon Sport. Nta kipe n'imwe yari yamugirira icyizere ngo aze kuba yasinya. Uyu Kwizera Olivier rero yari umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport, ndetse anagira n'ibihe byiza nubwo atitwaraga neza nk'uko abakunzi ba Rayon Sport bari bamukundaga, ariko nyamara Rayon Sport yaramukundaga byimazeyo, dore ko n'abakunzi ba Rayon Sport nabo baramukundaga, ariko kubera imyitwarire ye n'imico ye, ibyo nibyo Rayon Sport yanze. Ndetse uyu Kwizera Olivier yaje gushukishwa n'udufaranga duturutse mu kipe ya APR FC, akaza rero kubwirwa yuko naramuka avuye muri iyi kipe yazagira amahirwe akinjira mu kipe ya
APR FC ariko nyamara ntabwo yari azi ko arimo yibesha kuko ibintu yakoreye Rayon Sport ni ibintu bitabaye byiza, ni ibintu bitashimishije abakunzi ba Rayon Sport ndetse kugeza na n'ubu ngubu ingaruka ziracakomeje kugenda zimugarukira kuko ubu ngubu nta kipe n'imwe yari yamubonamo nk'umukinnyi mwiza rwose ushobora kuyifatira, nta cyizere barimo bamugirira ndetse n'amakipe ari kujya kugura abakinnyi, nta kipe n'imwe iri kumurebera izuru, nta kipe n'imwe iri kumushaka ndetse ubu ngubu arimo kwifuza kuba yagaruka muri Rayon Sport ariko Rayon Sport ntabwo ikimukeneye, Rayon Sport ntabwo igikeneye abakinnyi batazi icyo baje gukora kuko ubu ngubu Rayon Sport abakinnyi ifite bari ku rwego rwiza rushimishije ndetse nta nibo Rayon Sport yifuzaga kugira ngo itere imbere ndetse kugeza ubu ngubu Rayon Sport imeze neza nta kibazo ndetse Kwizera Olivier yasabye imbabazi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport uburyo yabahemukiye ndetse akabatesha umwanya wabo ndetse ubu ngubu urwego rwe rwo gukinira ikipe y'igihugu Amavubi narwo ruri kugenda rugabanyuka. Ikipe ya Rayon Sport rero imyitozo irakomeza nk'uko bisanzwe uyu munsi umutoza Haringingo Francis turamwizeye 5/5 ko ibintu azabigenza neza ndetse n'Imana izabimufashamo kuko Imana niyo byose ndetse na niyo izatuma tugera imbere nk'aho twifuza. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha, wibuka kudushyigikira ukora subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utajya ucikanwa n'amakuru.